Yesu ashimwe bene data, nezerewe Imana uyu mwanya, nongeye guca bugufi kubw'ijambo ry'Imana, ko ijambo ry'Imana riraturuta, ryabayeho tutarabaho. Ndabasuhuje rero mwese abateze amatwi ijambo ry'Imana kuri Arabohora TV. Arabohora TV ni intego y'ukuntu Yesu yigeze abohora umurwayi wari umaze imyaka 38, arongera akiza ikirema cyari kimaze igihe kiremaye. Rero uyu mwanya tugiye kongera gusenga Imana, twongere tuganire ku ijambo ry'Imana. Bene data, aho muri hose, ikintu mbifuriza cyangwa nifuza nuko twakwegera Imana nayo ikatwegera. Mbere yuko ntangira ko tuganira ijambo, reka mbanze senga Imana. Mwami Imana yacu, uri Imana ifite imbaraga nyinshi, uri Imana yera, uri Imana ikiranuka, urihagije mu mbaraga no mu bwenge, nta wakubanjirije nta nuzaguheruka. Waravuze ngo umuntu wese ujya kuvuga ibyawe ajya abanza ave mu bidatunganye. None uyu mwanya turagusaba Mwami, kugira ngo imbaraga zawe, imbaraga zikomeye, imbaraga zikiza, imbaraga zibohora, iri jambo ngiye kuvuga riranduta ubukuru, riraturuta twese n'ibyahumetswe n'Imana. Reka umuntu wese wumvira ijambo ahinduke, uwari uremerewe aruhuke, uwari ufite inkovu z'ibyaha umukiza ibyaha mu izina rya Yesu. Turasenze kugira ngo iri jambo Mwami umwuka wera arishorere, rigira umumaro Mwami, rigirira umumaro abaryumva, rigirira umumaro abataramenya Imana bayimenye, bakizwe, abakijijwe baremerewe, bafite intambara, bafite ibigeragezo. Iri jambo turasaba kugira ngo Mwami urisiga amavuta, uko tuzi ko ijambo ryo ririhagije, ryahumetswe nawe. Dusengeye imitima yose iri buryumve kugira ngo ibohoke mu izina rya Yesu. Kandi nanjye urivuga ndasenze kugira ngo nanjye ringirire umumaro, nk'uko Mwami ijambo rivuga ngo uwigisha agabane n'abigishijwe. Twese duciye bugufi, izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe nibuze. Duhagaritse imyuka mibi mu izina rya Yesu, imyuka irogoya ubwoko bw'Imana, imyuka y'abadayimoni irogoya itorero, imyuka idashaka ko abantu b'Imana bamenya, imyuka y'abadayimoni ituma abantu badakizwa. Ducyashize imbaraga mu izina rya Yesu. Turasaba umwuka wera kugira ngo yururuke abane natwe, adufashe. Mana, iri jambo ureke rigira ikintu rihindura ku mitima y'abantu bawe. Ari abari mu Rwanda bazaryumva, ari abari hanze y'u Rwanda, ari abari mu nzu y'imbohe, buri wese uzumvira ijambo rizamutere kwegera Imana no guhindukira. Turagushimiye kubyumvise mu izina rya Yesu, amen. Bene data, Imana ibaha umugisha. Uyu munsi ndifuza ko tuganira amagambo y'Imana ari hano mu Itangiriro, ibice byaho 38. Turaganira amagambo menshi, ariko intego y'aya magambo nuko umuntu wese wasubiye inyuma, cyangwa umuntu wese waba waraguye, yakumvira ijambo agahindukira agashaka Imana. Paulo niho wavuze ngo turebye hano muri Timoteyo wa 2 ibice 3, ngo umenye yuko mu minsi y'imperuka hazabaho ibihe birushya. Paulo yandikiye Timoteyo amubwira aya magambo, aramubwira ngo abantu bazaba bikunda, birarira, ari indashima, batarabera. Aravuga ngo kandi abameze gutyo ujye ubatera umugongo. Bene data, tugeze mu bihe abantu bamaze kwibagirwa Imana, abantu bamaze kugira ngo bageze aho bajya. Nyamara nje kubibutsa ko urugendo ruracyahari kandi urugendo rurakomeje. Niyo mpamvu ushaka ko dusoma aya magambo. Turifashisha hano mu Itangiriro ibice byaho 38. Turasoma umurongo wa 15. Reka dusome mu izina rya Yesu. Itangiriro ibice 38, turasoma ibice 38 umurongo wa 15. Reka dusome mu izina rya Yesu. Haranditse ngo Yuda amubonye agira ngo
ni maraya kuko yari yitwikiriye mu maso. Atambikira aho ari iruhande rw'inzira, aramubwira ati ndakwinginze turyamane, kuko yari atazi ko ari umukazana we. Aramubaza ati nituryamana urampa gisasuro ki? Aramusubiza ati ndakoherereza umwana w'ihene wo mu mukumbi. Aramubaza ati urampa ngwate kugeza aho uzamwoherereza? Nawe aramubaza ati ndaguha ngwate ki? Aramusubiza ati mpa impeta yawe iriho ikimenyetso n'umugozi wayo n'inkoni witwaje. Arabimuha, bararyamana, amutwika inda. Arahaguruka aragenda, yiyambura umwenda wo mu mutwe, yambara imyenda ye y'ubupfakazi. Yuda yohereza wa mwana w'ihene awuhaye wa munyadurami inshuti ye ngo uwo mugore amusubize za ngwate. Aramubura, abaza abagabo bo mu mudugudu yari arimo ati maraya uwo arihe? Wari Nayimu iruhande rw'inzira. Baramusubiza bati nta maraya waraha. Asubiraho Yuda ari, aramubwira ati ntawe nabonye, kandi abaho bambwiye ngo nta maraya wari uhari. Yuda aramusubiza ati nabyijyanire, twe gukorwa n'isoni. Dore nohereje uyu mwana w'ihene maze uramubura. Hashize amezi nk'atatu babwira Yuda bati Tamari umukazana wawe yarasambanye kandi afite inda y'ubusambanyi. Yuda aramubwira ati mumusohore bamutwike. Bakimusohora atuma kuri sebukwe ati nyiri ibi bintu niwe wantwise inda, kandi ati ndakwinginze menya nyiri ibi impeta iriho ikimenyetso n'imigozi yayo n'inkoni. Yuda yemera ko ari ibye ati andushije gukiranuka kuko ntamuhaye Shera umwana wanjye, ntiyongera kuryamana nawe ukundi. Imana itugirire neza. Aya magambo arakomeye ariko kandi ni meza, aradushishikariza kongera kwegera Imana. Uyu mugabo Yuda, dusomye neza hano muri kino gice cya 38 mu itangiriro, havuga ukuntu Yuda ngo yagize ikibazo, acumbika ku munyaduramu w'inshuti ye witwaga Hira. Abonayo umukobwa wa Hira umunyakanani, aramujyana barabana. Aha baravuga uburyo Yuda yashatse umugore. Ashaka umugore, amaze gushaka umugore barabana. Bamaze kubana, aza kubyara abana batatu. Abyara uwitwa Eri, Onani na Shera. Aba bana be uko ari batatu, Yuda yari yarabanye n'uwo mugore nyine, babyarana aba bana batatu. Ariko igihe kiza kugera umugore wa Yuda aza gupfa. Amaze gupfa rero niho habereye ikibazo gikomeye, aho Yuda ngo yari agiye gukemuza intama ze, ari mu rugendo. Ngo yari amaze kwerera umugore we, ahari ubwo ni nko kuva ku kiriyo cye. Ari mu rugendo rero agenda, aza kunyura mu nzira abona umugore. Uwo mugore ngo yari yitwikiriye, ariko uyu mugore nawe yatewe ikibazo nuko hari ibyamubayeho. Simamya ko uyu mugore yari yarabigambiriye. Hari igihe abantu bagwa mu byaha ariko batanagambiriye, ariko ikintu nababwira nuko Imana ikirambuye amaboko kugira ngo nabo ibakire ibababarire. Uyu mudamu rero abagenzi be bamugiriye inama, kuko muri icyo gihugu iyo wapfakaraga cyabaga ari ikibazo gikomeye. Ntago washobora kujya ngo kuvoma, mbese wabaga usa naho uri nk'igicibwa. Abandi rero baramubwira bati ni gute wowe wemera kuba igicibwa? Baramubwira bati noneho reka tukugire inama. Sobukwe azanyura mu nzira y'Inayimu ajya gukemuza intama, wowe iyambure umwenda w'ubupfakazi, wambare undi mwambaro, uhagarare hariya mu nzira. Arangije ahagarara muri iyo nzira y'Inayimu. Tamari ahagaze muri iyo nzira, hari ikintu cyamubayeho. Yuda yaramubonye kuko Yuda nawe yari mu ntege nke. Noneho uyu mugore nawe yagize ibibazo bibiri bikomeye. Ikibazo cya mbere, nawe yashakanye n'umugabo wa mbere, umugabo arapfa. Bamuha uwa kabiri nk'uko mu muco byavugaga, uwa kabiri nawe arapfa. Mu by'ukuri uyu mudamu yari afite ikibazo. Amagambo yari menshi, bamwe bati atera umwaku, abandi bati mbese bimwe mujya mwumva namwe bavuga, murabizi si ngombwa ko mbyinjiramo, ariko bamuvugaga amagambo menshi. Uyu mudamu rero nawe abura imbaraga z'umutima. Arangije bamugira inama
aragenda ajya mu muhanda. Muzi ko hari abantu benshi bashukwa na bagenzi babo bakajya mu mihanda gutega cyangwa gukora ibya, ariko babashutse atari bo ubwabo, ahubwo ari condition de vie ibibateye. Dore rero uko byagendekeye Yuda. Abonye uwo mudamu yari yitwikiriye, Yuda nawe yari mu ntege nke. Imana itugirire neza. Aragenda aramubwira ngo nguhe gisasuro ki, gusasure sentimeka, nguhe gisasuro ki, muri make mwishyure amafaranga ngahe kugira ngo turyamane. Ibaze nawe, Tamari nawe yari afite target. Mwitonde bavandimwe, abantu muri iki gihe bafite target zitari nziza cyangwa bafite intego zitari nziza. Ni ibintu Satani yubatse yashizaho, ariko dukwiriye kunesha iyo myuka mibi mu izina rya Yesu. Ntabwo ukwiriye kwemera ko Satani agutwaza igitugu, akugenza uko ashaka, akugaraguza agati, akubwire ngo nyura aha, nurangiza uhanyure. Oya, ijambo ry'Imana rivuga ngo twahawe imbaraga. Imana iracyagukeneye kandi imbaraga z'Imana ziri kumwe nawe. Imana itugirire neza. Yuda rero aragiye yegereye umudamu, aramubaza ati nguhe gisasuro ki, niko Bibiri yivuga ngo nguhe gisasuro ki ngo turyamane. Imana iturengere cyane. Tamara aramubwira ati, Tamara ataranavuga, Yuda yese amwemerera ihene, aramubwira ati ndaguha umwana w'ihene. Tamari nawe ati mu gihe nkirindiriye iyo hene, mu gihe nkiyirindiriye, buretse gato nk'iyo mpeta yawe. Impeta yikuramo arayimuhereza, aramubwira ati kandi mu gihe nkirindiriye iyo hene, mpa n'iyo nkoni witwaje. Inkoni nayo agira ate, aramuhereza. Aramubwira ati kandi mu gihe nkirindiriye iyo hene, mpa n'iyo nkoni yawe. Ese ubwo murumva Yuda yarasigaranye iki mu by'ukuri? Yatanze impeta, atanga inkoni, atanga n'umukufi by'izahabu, ahereje Tamari. Bararyamana. Bamaze kuryamana baragenda. Tamari aragenda, wa mugabo Yuda nawe aragenda akomeza urugendo. Ngo ageze ahajya, kuko Tamari yari yamubwiye ati kugira ngo nemere ko ibyo umbwira ari ukuri, iyo hene nzayibona, banza umpe iyo mpeta nk'ikimenyetso. Amwaka ibimenyetso nyine, banza umpe iki n'iki iki n'iki. Murabyumva? Arangije amaze kubimuha aragenda. Yuda yohereza umugabo ngo w'inshuti ye w'umunyaduramu witwa, yohereje umugabo w'inshuti ye w'umunyaduramu, aramubwira ati genda ujye mu nzira y'Inayimu. Uwo mugabo yitwa Hira. Yohereje umugabo witwa Hira w'inshuti ye, aramubwira ati jya mu nzira y'Inayimu, urahasanga umugore uhahagaze maraya, akumere ibimenyetso byanjye afite, umumpere iyi hene. Umugabo aragiye, ageze mu nzira y'Inayimu arareba asanga ntawe uhari. None se burayibwiraga ko azirikiwe aho ngaho? Niba yategeye hari yarajya n'ahandi. Imana itugirire neza. Mwaretse Imana ikabayobora, mukareka kwiyobora. Imana idutabare. Arangije rero Yuda aravuga ati, Hira aragenda aramubwira ati ntawe uriyo, ntawe uriyo, ntawe nabonye. Yuda aravuga ati nabyijyanire, twe gukorwa n'isoni. Imana idusure cyane. Muri make rero icyo nshatse kubabwira ni iki? Iyi mpeta yasobanuraga iki? Uyu mukufi wasobanuraga iki? Iyi nkoni yasobanuraga iki? Cyangwa iravuga iki ku mugenzi ujya mu ijuru cyangwa ku mukristo? Imana iturengere. Ni ukuvuga ngo iyi nkoni yasobanuraga ubutware. Ubutware Imana yahaye umuntu w'Imana. Imana idusure cyane. Hanyuma iyi mpeta excuse me, hanyuma iyi mpeta yasobanuraga amasezerano. Amasezerano twagiranye n'Imana. Umuntu yakijijwe, Imana imupakingira byinshi. Muri ibyo imupakingira habamo n'amasezerano. Amasezerano rero, iyo umuntu atakaje amasezerano, aba atakaje ikintu gikomeye. Uriya mukufi wasobanuraga ukuri. Umukristo udafite ukuri ubwo afite iki? Umukristo udafite ubutware. Kuko ijambo ry'Imana tubwira ngo kwa Yesu, haleluya, dufite ubutware, dufite n'ubushobozi iyo twizeye amagambo ye nk'uko yayatubwiye. None se mwene data, niba nta butware ugifite, ukaba nta masezerano ugifite, ukaba nta kuri ugifite, ubwo ufite iki? Imana nigusure rero kugira ngo none wongere ugaruke, ushake ibyo watakaje, wongere wegerane n'Imana. Imana ikurengere.
uyu Yuda rero ibyo abikora yari azi ko nta muntu wamubonye. Namwe munyumvire, ijambo ry'Imana tubwira ngo ibyo ujye ubikora nka kwihorera. Imana itutabare, ukibwira yuko mwanye nawe nzabishyira imbere yawe uko bikurikirana. Hari umunsi Imana izubura ibintu ikabishyira imbere yawe. Reba ibintu wakoze byose, reba ibyaha wakoze, reba ibintu ujya ukora uzi neza ko nta muntu ukureba, biteye isoni. Ijambo ravuga ngo nzabishyira imbere yawe uko bikurikirana. Imana itugirire neza. Rero uyu mugabo yagize ikibazo gikomeye. Amaze gukora aya makosa, nta nubwo yahise agenda ngo apfukame abwira Imana ngo Mana mbabarira. Birashoboka ko wagwa, ariko niba waguye ukihana ugasaba Imana imbabazi. Ibi rero bimaze kumubaho, we yaracecetse arituriza, yibwira yuko nta muntu wamubonye. Ngo hashize amezi 3 rero bamutumaho, baramubwira bati umukazana wawe aratwite. Aha, kandi atwite inda y'ubusambane. Yuda aho kugira ngo avuge ati ninjye wabikoze Imana mbabarira, narakugayishije, nasubiye inyuma, nagiye mu mubiri, ahubwo ahita avuga ngo nibamusohore bamutwike. Yo, yibwira ko agifite ubutware bwahe, icyaha cyabumwambuye kera. Urazigara uvuga ngo kwa jinara Yesu, kandi icyaha kikurimo kwa jinara Yesu iki? Ibyo ukora ntubizi ngo mu izina rya Yesu ngo toka dayimoni. Ngo ariko ko abadayimoni batagenda di bajyahe? Warabaciririye kubera ibyaha ubamo. None se uziri gusambana, wirigwe wiba, wirigwe ugambana, wirigwe ukora ibizira. Imana itugirire rezo. Nurangiza koko Imana wagiye utekereza ko Imana ikicaye ku ntebe y'imbabazi yanakubabarira basi ukagarukira Imana. Munyihanganira aya magambo arasa nahakomeye. Wenda bamwe ashobora kutabaryohera, ariko niko kuri dusohoyemo. Dukwiye kubwiza abantu kuri bagakizwa. Niyo ntego yanjye yo kubwiriza ubutumwa bwiza, nuko abantu bakizwa bakava mu byaha, bakava mu byo barimo, abagize intege nke bakagarukira Imana, abaguye bakabyuka, abatarakizwa bagakizwa. Nta yindi ntego, nta bundi butumwa. Intego nuko dukwiye kubwiriza abantu bagakizwa, ibindi byose biri inyuma. Hanyuma rero bamutumaho, baramubwira bati umukazana wawe aratwite. Yuda aravuga ati nimubamusohore bamutwike. Bamutwike. Buriya reka mbabwire bene data, dukwiye kujya duca bugufi tukihana neza, aho kugira ngo ufate ibyemezo kandi uzi ko utari correct. Ahubwo banza wihane, ubwire Imana ngo nge naraguye. Ariko kwemera ukuri bigutwara iki? Imana itugirire neza. Arangije rero Tamara aravuga ati mwabantu mwe, ibyaha narabikoze koko, naraguye. Aravuga uko byamugendekeye, ukuntu wenda ubuzima bwamugoye, akajya no mu muhanda agatangira no gukura. Burya abakuzi rero na kera banahozeho bakura badafite impuhwe. Mujye muba maso, mukizwe ibyo mubireke. Imana itugirire neza. Tamari rero aravuga ati mbere yuko munsohora ngo munwike, ibyo ari byo byose ni mu ijambo, n'ubundi ndapfa, ariko ne gupfa ntavuze. Bamuha umwanya rero. Imana itugirire neza. Bamuha umwanya. Bamaze kumuha umwanya, yahise afata bya bimenyetso byose arabizana. Ati yiriye impeta murabona rindi. Abantu barasakuza bati ni iya Yuda. Burya baramuzi, barakuzi nubwo wihisha. Nubwo uhora ugenda wihisha, ukora ibyaha, ugira ute wambaye ijipo ndende ariko ahuba. Burya barakuzi kandi n'Imana irakuzi. Ukagenda ndumurakore, ndakijijwe, ndajya mwijuru. Yewe Yesu ashimwe uvuga nibe mu mutima wawe, ye kubiye inyuma. Imana itugirire neza. Ubanza murankubita none, ariko nta kibazo. Icyo nzi nuko iri jambo rigomba kuguhindura mu izina rya Yesu. Nta bintu byo gucirira abadayimoni, abantu birirwa bakora ibyaha babeshya ngo barakijijwe. Hanyuma Tamara arasohoka rero, ati nyiri ibi bintu murabona rindi. Ateza ubwe ati iyi mpeta ni yandi. Abantu barasakuza bati ni ya Yuda. Iyi nkoni se yo mubona afite ni yandi. Bati nimwe Yuda yajyaga yitwaza. Uyu mukufi se wo nuwande? Bati nawo nuwa Yuda. Tamara aravuga ati nyiri ibi bintu rero, nyiri ibi bimenyetso niwe wantwitse inda mureba mfite. Ubu se murabona arije? Imana iturengere, Imana itugirire neza.
nagiye no gutinda. Ijambo ry'Imana riravuga ngo tureke ibyaha, tureke kugendera mu bidafite umumaro, Imana iturengere. Hanyuma rero iyi mpeta yasobanuraga amasezerano nk'uko nabibabwiye. Umuntu ukijijwe Imana imuha amasezerano. Mwami icyo wavuze ugikurikirana imyaka 1000 ukagisohoza. Mwami icyo wavuze ugikurikirana imyaka 1000 ukagisohoza. Haleluya! Icyo Imana yavuze izagikurikirana, nubwo imyaka yaba 1000 izagikurikirana kandi gisohoze. Yari yaramuhaye impeta rero isobanura amasezerano, kuko yari izi ko azayikorera, yagombaga kugira amasezerano. Imuha rero n'umukufi, uwo mukufi ngo wasobanuraga ukuri. Imana iramubwira iti mu murimo w'Imana, mu byo uzakora uzagira ukuri, uzaba inyangamugayo, uzirinde ibyaha, uzirinde kubeshya. Imana imuha impamba ihagije. Irangije kumuha impamba iramubwira ngo ngaho genda. Irangije rero imuha n'ubutware. Umuririmbyi aravuze ngo kwa Yesu dufite ubutware, dufite n'ubushobozi iyo twizeye amagambo ye nk'uko yayatubwiye. Aravuga ngo ku musaraba haturuka iriba ry'amazi amara inyota. Imana ishimwe ko yaduhaye Yesu kugira ngo atubabarire ibyaha bingana gutya. Hanyuma rero Yuda aravuga ati nabyijyanire twe gukorwa n'isoni. Reka rero mbabwire iki ibi bintu bishatse kuvuga. None se urumva utaratakaje ukuri, uracagira ukuri? Imana idusure cyane. Ntubeshya se, Imana ikugirire neza. None se nusambana usigaye ukora ibiteye isoni? Hano mu Bagalatera bavuga ngo dore imbuto z'umwuka ngizi: urukundo, kugira neza, kwihangana, ingeso nziza. Hakavuga kandi n'imirimo ya kamere hano mu bice 5, Abagalatiya 5. Imirimo ya kamere: gusambana, kwiba, gusenga ibishushanyo n'ibindi. Rero ubundi ibintu by'Imana birasobanutse. Sinzi impamvu tutabasha kubisobanukirwa. Ibyaha bivyira imirimo ya kamere. Imbuto z'umwuka nazo nizi. None wowe uri mu rusengero kandi uravuga ko wamenye Imana, kandi nibyo koko warayimenye, ariko se urabona uhagaze ku rugero rwiza? Yesu aje urabona wagenda? Ariko mbabwire bene data, twibagiwe iby'Imana yadukoreye, twibagiwe aho Imana yadukuye. Imana yakugiriye neza. Ibuka umwobo wararagamo uvuga uti Imana nungirira neza nzagukorera. None se urayikorera? Aho kuyikorera urakora ibiteye isoni. Rero icyo nashaka kubabwira nuko dukwiriye guhindukira. Intego iravuga ngo va mu byaha usange Yesu. Va mu byaha usange Yesu. Va mu bikuremereye, va mu bikuboshye. Ibyaha biraboha, ibyaha birakuzirika, ukumva utameze neza, ukumva nta munezero, ukumva nta mahoro. Ariko iyo wakiriye Yesu ukamwiringira, wumva ufite amahoro. Imana nitugirire neza. Ubundi reka mbabwire, umuntu uri mu mbaraga z'Imana burya nta nicyo yaba. Ashobora kugira abamuhiga benshi, ashobora kugira intambara nyinshi, ashobora kurogwa cyane, ashobora guhura n'ibintu byinshi bikomeye, ariko imbaraga z'Imana burya ziri kumwe nawe. Niba rero waraguye cyangwa wari wateshutse gatoya ukumva udahagaze neza, garukira Imana, bwira Imana ngo ndaje, ongera umbabarire, ongera unyeze, ongera untunganye. Amagambo y'Imana ni menshi. Hari iby'Imana yabwiye Kuro, dusomye hano muri Yesaya 45, haravuga ngo ibi ni byo Uwiteka abwira Kuro uwo yimikishije amavuta. Aravuga ngo niwe fashe ukuboko kw'iburyo nkamuneshereza amahanga ari imbere ye, kandi nzakenyuruza abami kugira ngo mukingurire,
kugira ngo mukingurire inzugi, kandi n'amarembo ntazugarirwa. Haleluya! Nzakujya imbere ahataringaniye mparinganize. Imana ishimwe. Nzamenagura inzugi z'imiringa n'ibihindizo by'ibyuma, nzabicamo kabiri. Nzaguha, haleluya, ubutunzi buri mu mwijima n'ibintu bihishwe ahantu hiherereye, kugira ngo umenye ko ari jye Uwiteka uguhamagara mu izina ryawe, ari jye Mana ya Isirayeli. Amen. Ibi ni byo Imana ikubwira rero, wowe wamenye Yesu, wowe wamwakiriye, wowe watandukanye n'ibizira, wowe ushaka ubwami bw'Imana. Imana irakubwira ngo nzakujya imbere ahataringaniye maringanize. Imana igiye kuringaniza ahantu hataringaniye. Imana igiye kuvunagura inzugi z'ibyuma. Iyo nikangwa n'inzugi z'ibyuma irabivunagura mu izina rya Yesu. Reka nkubwire, reka kuba utari we, emera uri we imbere y'Imana. Reka kwishushanya n'abiki gihe mudahwanye. Reka kwambara indi shusho kugira ngo ubuntu busage, kugira ngo ukundwe n'isi yose, kugira ngo abantu bose bakuzeho ugira abakunzi. Oya, abakunzi benshi barorere, ariko umukunzi w'Imana, kuko na Yesu ari mu isi ntago yakunzwe n'abantu bose. Hari abamuhigaga, hari abamurwanyaga, hari abumvaga amagambo bakumva araryoshye, hari n'abavugaga ati ni Yesu umwene Dawidi, hari abavugaga byinshi. Hari n'abavuga ngo ni Yesu umwami w'Abayuda, ariko nubwo Yesu bamubambye hejuru bakandika ngo uyu ni Yesu umwami w'Abayuda, ntibyatumye ataba umwana w'Imana, ntibyatumye atagera ku ntego. Nawe rero nubwo abakuvuga byinshi, bakaguhiga, bakakugambanira, ukagambanirwa ndetse n'abo ubona ubana nabo mu nzu y'Imana, abo mbese ukabona n'ibintu birenze, wowe tumbira Yesu, niwe banze ryo kwizera. Izera umwami Yesu, umugumeho, umubwire ngo no mu byago nzagumana nawe, kandi ugumane na Yesu, nawe azakurengera, kuko ni ukubwira ngo nzakugenda imbere ahataringaniye mparinganize. Acira ibintu Yesu agiye kuringaniza mu izina rya Yesu. Acira amahoro yo mu mutima, acira gukira indwara, acira ikintu cyose wasabye Imana, acira. Gira kwizera, Imana yacu dusenga irakora, iravuga, irasubiza. Oh haleluya! Iratabara, izi kurwana intambara. Ni se w'imfubyi, ni umugabo w'abapfakazi. Hari ibyo icagagura, hari ibyo isenya, hari n'ibyo ishiraho. Ariko dore icyo Imana igusaba, ngwino wongere wakire Yesu, ngwino wongere umuhindukirire. Negereje umusozo rero. Wowe wumvise aya magambo, aya magambo ni ukuri arakomeye, aragusaba ko wabitekerezaho ugahindukira. Tugiye gusenga Imana. Urifuza ko dusenga? Waba uri mu Rwanda, waba uri hanze, reka mbahe nimero, abifuza ko tuza gusengana baze guhamagara, hanyuma dusenge. Tugiye kwinginga Imana rero. Ndagira ngo aho uri, waba uryamye, waba wicaye, waba uri mu kazi, iri jambo nuryumva wizere amagambo y'Imana, uvuge ngo Yesu ndakwiringiye. Ndagira ngo rero bumva bagiye kwakira Yesu aribwo bwa mbere, cyangwa yari yaraguye, usubiramo aya magambo, watuze umunwa wawe ko Yesu ari umwami, ukizwe mu izina rya Yesu. Vuga ngo mwami Yesu, ndakwakiriye, ndakwizeye, ntandukanye n'imivumo y'ibyaha, ntandukanye na karande, ntandukanye n'ibyo bamvuzeho, ibyo abakurambere banyatuyeho. Niyatuyeho amagambo y'Imana, niyatuyeho amagambo y'ubugingo. Nakiriye Yesu wampfiriye, nakiriye Yesu wambambiwe, ndihannye, mvuye mu byaha. Vuga ngo kandi uhereye uyu munsi ntandukanye n'imirimo yose ya Satani, ahubwo ndakwiyeguriye Yesu. Wowe umaze gusubiramo aya magambo, izere ko Yesu akubabariye aho uri. Reka dusengane Imana. Waba utarakizwa, waba warakijijwe ukagira intege nke, waba kandi ushaka no gusengerwa ku kindi cyifuzo kikugoye, reka dusenga Imana. Waba urwaye uburwayi bukomeye, Yesu nabwo arabukiza. Yesu ni umugabo ukomeye, nta kintu na kimwe kimunanira. Reka dusenge. Mwami Imana yacu, uri Imana yera, uri Imana ikiranuka, ukiranuka muri byose. Uri Imana ifite urufunguzo rw'ibizaba, kandi ibizaba ku muntu wese.
ubwoko bwawe buje imbere yawe, buraje ngo ububabarire. Bagize ibishuko bibaca intege, basubiye inyuma, batakaje ubwere, ntabwo bagihagaze neza. Uyu mwanya ndabasengeye kugira ngo bababarire ibyaha, kugira ngo bagarure mu murongo. Abatakaje ukuri nka Yuda, abatakaje amasezerano, abatakaje ubutware, byaha bikabambura ubutware, bakaba bifuza gusubira imbere y'Imana. Aba ndabingingiye Mwami kugira ngo ubatabare, ubarwanirire. Nonaha dusenye ubwami bwa Satani mu izina rya Yesu. Dusenye ibizira bikorerwa mu isi yose, dusenye ubwami bw'umwijima. Haleluya! Kuko nego dopaya kidre wadusigiye intego yo kubwira abantu ngo bakizwe, twamamaza ubwami bw'Imana. Uyu mwanya turi kuvuga ineza yawe, nta zindi nyungu turi gushaka, kuko umuririmbyi yavuze ngo iyo namamaje ubutumwa niyo nyungu yanjye y'ukuri. Natwe dusengeye abantu b'Imana, bantu baremerewe, bantu baguye, bantu bibagiwe Imana, bantu bavuye mu masezerano, abagize ibibazo bakisanga mu mwijima w'icuraburindi. Hari abatarabigizemo uruhare, bahuye na bya bigeragezo na bya bishuko by'isi. Turabasengeye Mwami, kuko ukicaye ku ntebe y'imbabazi, kugira ngo ubababarire, ubasubize ku rufatiro. Dusengeye imfubyi n'abapfakazi, dusengeye abarwayi, bameze nabi, abadafite ababageraho Mwami bagereho. Genda uhumurize iriya mitima mu izina rya Yesu, kandi amaraso yawe natwikire buri wese. Tugisenga uyu mwanya, twirukanye n'indwara z'ibyorezo. Mana ukomeze gutabara isi, iyi korona nayo turayirukanye, kugira ngo abantu b'Imana bagubwe neza, kandi sinigira amahoro, kubera ko ari wowe Mwami w'amahoro. Turagushimiye Mwami. Kera ntitwari ubwoko, ariko none turi ubwoko. Kera twari tutarakababarirwa, ariko none twarababariwe. Niyo mpamvu duciye bugufi cyane. Icyubahiro cyose 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 ni icyawe, gupfukamirwa ni ibyawe, gushimirwa ni ibyawe. Kuba tugenda ni wowe, kuba tuvuga ni wowe, kuba tugihumeka ni wowe, byose dufite ni wowe. Dushoboze Mwami kubibamo tukubahisha. Mu izina rya Yesu niho tubisabye, amen, amen. Rero reka mbahe nimero yanjye. Twaganiraga iri jambo ni kuri Arabohora TV. Iyi ni channel nafunguye kugira ngo abantu bumve ubutumwa bwiza, ubutumwa bubohora, ubutumwa bukiza. Wowe rero wumva uremerewe, ujye uyisura. Habaho amagambo y'Imana n'indirimbo z'Imana, n'ibiryo by'umwuka, nibyo dufite. Hanyuma rero nimero yanjye ku bantu baba bifuza gukizwa cyangwa gusengerwa ni 0783 146 27. Nk'uko nababwiye rero, mwampamagara nkabayobora. Sengera kuri ADPR Kacyiru muri Chapelle Anglo Francophone. Hanyuma nigisha abanyamubatizo n'abandi bantu bifuza kwakira Yesu cyangwa izindi nama. Ni karibu. Yesu abaha umugisha. Amen.